Mu gihe abantu bashaka kwivura no gukumira indwara bakwiriye kumenya ibihe bidahinduka bakwiriye gufatiraho ibyo kurya ariko bizeye ko ari bizima. Ntabwo umuntu akwiriye kurya no kunywa ibyo abonye. Kudatoranya ni intandaro y'indwara zose ziri mu isi. Byongeye kandi kutagena ibihe bidahinduka byo gufatiraho ibyo kurya nabyo bitera indwara simusiga. Aha niho ubuzima bukwiriye gushakirwa, nta handi. Numara kumenya isaha abantu bafatiraho ibyo kurya bikabatera indwara nyinshi, nubwo byaba ari bizima, uhita uhindura akamenyero, nta kabuza uzakira indwara zose zituma usiragira kwa muganga. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, maze nkumenera amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro twishimira kugusangiza buri munsi. Ubuzima buzira umuze buri mu biganza bya buri muntu wese aramutse yize neza amahame yabwo akayashyira mu bikorwa. Nk'uko buri kintu cyose kigira amahame akigenga, niko n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyubahiriza bitera ubuzima bwiza, naho kuyatatira bigakurura ubwoko bwose bw'indwara. Abantu benshi ntibashobora kuryama batagize akantu barya nubwo kaba ari gato. Gusa hari n'abarya bakavutura kandi benda kuryama. Iyi ngeso iyo imaze igihe kirekire yangiza ibice byose bishinzwe urwungano ngogozi. Ibi nibyo bikunze gutera indwara zibasira igifu. Hari n'abarwara ibimeze nka malariya bakibwira ko babikizwa no kwimukira mu bihugu bya kure, ariko iyo bajya hose indwara zibomaho bitewe n'uko badacukubira n'ingeso bagira mu mirire. Bahorana uburibwe mu nda ariko ntibashobora kwisubiraho na rimwe. Inshingano yabo ni uguhora batsindagirira imitwaro mu nda uko babonye, kandi abenshi aya mafuti bayakora nimugoroba benda kuryama. Byongeye kandi baba bariye n'ibiryo bibi bitemewe n'umubiri. Icyo basaruramo ni ukudasinzira neza, kurara mu nzozi mbi, kubyuka bavunaguritse, kumva badashaka kubyuka mu gitondo, kubyukana uburibwe bukabije bw'umutwe, kumva badashaka kuvuga mu gitondo, kwiyumvamo umunaniro ukabije, umubiri wose utakaza imbaraga, ingingo zishinzwe igogorwa zose zirananirwa, kuba indembe z'uburwayi bw'igifu. Abantu bakibaza impamvu ariko ntibamenye ko ari ingeso bagira zo kurya bagahita baryama cyangwa kurya buri kanya. Baba bari gusarura ibyo babibye. Iyi ngeso zo kurya nijoro zimaze igihe kirekire, umubiri urangirika biteye ubwoba. Amaraso arahumana, uruhu rusa n'umuhondo, ibishishi byo mu maso bikurikiraho, umubyibuho ukabije, amazinda no kudashaka kwiga, kudafata mu mutwe, ubugoryi n'ubujiji, gushamirana kw'abashakanye, kwiyongera kw'isukari ndetse na diyabete, kwiyongera kw'ibyago by'indwara z'amara, igifu, umutima n'umuvuduko ukabije, maze umuntu akananirwa imirimo ashinzwe yose. Inzobere nyinshi mu by'ubuzima zivuga ko nubwo watamira akamanyu gato k'umugati wenda kuryama, uba wiyongereye ibyago by'isukari ikabije. Umubiri uhunika urugimbu rudashobora gutwikwa kuko uba ugiye gusinzira. Uru rugimbu nirwo rutera ibicece byo ku nda no gusa nabi ku ruhu. Noneho niba ushaka kubaho ubuzima burambye udataka indwara y'igifu, indwara z'amara n'izindi ndwara nyinshi, ukwiriye kwimenyereza kurya inshuro 2 ku munsi gusa. Aha ni mu gitondo na nyuma ya saa sita. Indwara uyimaranye igihe kirekire warya 1 ku munsi gusa kugeza igihe uzakirira. Iyo umaze gukira wizirika kuri gahunda yo kurya 2 ku munsi gusa, ku buryo hagati y'ifunguro n'irindi haca amasaha ari hejuru y'6. Ukamenya ko nta muntu ushaka ubuzima bwiza urya nijoro. Byimenyereje ntiwazongera kurwara indwara n'imwe. Abahanga n'inzobere nyinshi mu by'ubuzima bavuga yuko kurya 2 ku munsi ari ryo hame abacurabwenge bose babayeho bagenderagaho, reka batera kwibuka ibyo biga, ibyo bakoraho ubushakashatsi n'ibyo bakora buri munsi. Bivugwa ko ibanga ryahishaga uburanga n'ubuhanga Baroma babagira iki ryari rishingiye ku kurya 2 ku munsi gusa. Iri ni naryo ryakomeje Mahatma Gandhi w'umuhindi, bigatuma
icyatuma agaragura ba gashakabuhake. Inshabwenge y'umuhindi Sadhguru Sakideva yabonye ko kurya buri kanya byangiza umubiri muri rusange, yihitiramo kujya arya rimwe ku munsi gusa. Ni umwitozo amazeho imyaka 40 kandi arushaho kugira ubuzima bwiza cyane. Iyo aganiriza abarwayi abasaba kuryamana inzara bakabyuka biteguye kurya ibyo kurya bihagije. Gusa we yahisemo kurya rimwe ku munsi kandi buri munsi byamwongereye uburanga, ubuhanga, ubwenge n'ubuzima bwiza kugeza ku myaka afite ikabakaba 70. Bishatse kuvuga ko isaha nziza yo kurira hari mu gitondo no ku gicamunsi gusa. Isaha ya nimugoroba itera indwara ibihumbagiza, kurya nimugoroba ni ukwiteza ubwoko bwose bw'indwara. Si byiza kurarana imitwaro y'ibiryo mu nda, icyiza ni ukuryama ushonje ukabyuka uri kurya ibiryo bihagije. Ukamenya ko ukibyuka mu gitondo ukwiriye kubanza wanywa amazi ahagije, hashira isaha ugatangira gutekereza ku byo kurya baguteguriye. Saa sita wongera kunywa amazi, hashira hafi amasaha 2 ukabona kongera kurya. Nimugoroba ukaryama nta kintu na kimwe uriye. Wubahirije iyi gahunda wakira indwara zose kandi ntiwazongera kuzirwara na rimwe. None se nshuti muvandimwe tuganire, ikikugora muri ibi ngibi ni iki? Kurya buri kanya no kurya ukarenza urugero, no kurya wenda kuryama ukarwara indwara zitabarika, ukajya kwivuza kwa muganga ntibabone indwara, nubwo bayibona ntibaguhe imiti yagukiza kuko rwangendanye ubu yigendana. Ibyo nibyo byaguhesha ishema? Ubwo se witoje kurya kuri gahunda ukarya 2 ku munsi gusa, kandi hagati y'ifunguro n'irindi hagaca nibura amasaha 6, kandi ukamenya yuko ukibyuka mu gitondo ukwiriye kunywa amazi meza, waba utarwaye igifu ugakamuriramo indimu, kandi waba utarwaye diyabete ukavanga mu ikiyiko cy'ubuki ukayanywa ukibyuka mu gitondo. Mbese nyine ukayanywa nta kindi kintu urakoza mu kanwa, hanyuma ukagira amahirwe yo kwirirwana imbaraga, gutekereza neza, kugwiza amarangamutima meza, kugira amahirwe yo kujya mu bwiherero ukituma imyanda ihagije. Ibyo ngibyo koko byakugora, ntubona ko zaba ari inyungu nyinshi waba ugize mu buzima bwawe? Kandi abantu benshi bubahiriza ibi ngibi batubwira yuko bageze ku musaruro mwiza. Ni abantu usanga batekereza neza, bibwira ibyiza, ni abantu usanga babayeho ubuzima busobanutse ku buryo imirimo yose bakora bayikora neza. Ugasanga ni abantu batekereza mu buryo bwihuse kandi bwimbitse, abantu barangwa na disipurine mu mirimo yabo yose, ku buryo n'umuntu ugeze ku myaka 70 ashobora kugira gahunda yo gushaka kwiga, akiga neza imirimo, ugasanga ashaje neza mu buryo bwiza. Wowe imenyereze kubyuka unywa amazi y'akazuyaze, niba utarwaye igifu kamuriremo indimu, niba utarwaye diyabete uvange mu ikiyiko cy'ubuki, hanyuma nihashira nk'amasaha 2 urya ibyo kurya wateguye neza. Bibaye byiza cyane byaba bigizwe n'imbuto, wongera unywa amazi mu masaa 6, hanyuma ibya nimugoroba ubirye utarengeje saa 9. Nimugoroba ntugire ikintu na kimwe ukoza mu kanwa, nawe uzagira ubuzima bwiza. Utangira kuryamana ibitotsi byiza cyangwa se kuryama ugasinzira neza, ntabwo urara mu nzozi mbi, ubyuka umeze neza utavunaguritse, umutwe utari kukurya, ufite apeti ukaba warya n'ibyo kurya bihagije mu gitondo. Uretse ko atari itegeko cyane, ntabwo bivuze yuko niba wabyukanye inzara ukaba uri kwihuta cyane ngo itegeko ni ukurya gusa. Ufite umwanya warya kandi ukarya ibyo kurya bihagije kugira ngo umubiri wawe wirirwane imbaraga zihagije. Ariko udafite umwanya wakwiyemeza kurya rimwe ku munsi. Nkunze kubwira abantu yuko niba babuze umwanya wo kurya mu gitondo, ntabwo bibaho umutekano wo kurya ku manywa ngo bongere barye nijoro. Oya, bakwiriye kurya ifunguro rimwe ku munsi, noneho undi munsi bakazajya bashaka ibihe bihagije bya mu gitondo bakarya, kugira ngo nibura barye amafunguro 2 ku munsi.
kandi inshuti muvandimwe, usibye kuvunira ibiti mu matwi, nawe iyo umaze kurya buri kanya ukongeraho ingeso yo kurya nijoro wenda kuryama, ingaruka z'izi ngeso uhita uzibonaho. Urara mu nzozi mbi, ubyuka wavunaguritse, umutwe uri kukurya, uri kubyiringira amaso, nta peti ufite isesemi nyinshi, utaguwe neza, imirimo witeguye gukora muri uwo munsi utiteguye kuyikora neza, ukirirwana umushiha, amahane, uburakari, kutabana neza, kutabasha kwihanganira bagenzi bawe, ugasanga ni wowe uhorana intonganya mu kazi, ntabwo ushobora kuganira na bagenzi bawe neza. Ibi byose ni ikimenyetso kigaragaza yuko uba wariye nijoro ugahita uryama. Ubishatse, reka nkubwire inama, ubishatse wanarya rimwe ku munsi, ukarya nka saa sita gusa, hanyuma nijoro ukararana inzara, mu gitondo ukayibyukana, ukongera ukagira saa sita utararya. Wakora imirimo neza kandi nibwo warushaho kugira ubuzima bwiza. Inshuti muvandimwe, ubwo tugeze ku musozo w'iyi video, nyemerera nkwibutse gukanda subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro. Nawe uzaja ugira amahirwe yo gusangizwa izi mpanuro buri munsi, urusheho kugira ubuzima bwiza. Akaryoshye nakagaruka, mbaye ngusezeyeho, naho ubutaha.